mwiriwe meze mutenise ariko bise neza aho muri hose. Uyu ni umwanya nshaka ko tuganira ku matiko. Nari ndi kuzenguruka ku social media ndeba nsanga hari umusore w'umunyarwanda bihaye witwa Moses w'umunyamideli. Siko byita mu Kinyarwanda umunyamideli. Uriya umwana w'umuhungu muramuhura iki? Ni ryari gukunda Paul Kagame ari itegeko? Ni ryari gukunda Paul Kagame ari inshingano ya buri munyarwanda? N'ubujiji busigaye mu banyarwanda, n'ubwoba bwabaritse, izi ni ingaruka z'amarorerwa twaciyemo, ibi ni ibiki? Ese abanyarwanda nimukigira gutekereza ku giti cyanyu? Leta isigaye batekerereza ikabaha umurongo mugomba kugenderaho. Mwebwe mwabaye nk'intuze nk'ingurube zimwe baruhaga mu nyanja kubera yuko bari bazisanzemo amashitani. Zipfa kugenda zitazi niyo zijya zose zigashorerana paka mu nyanja. Namwe niko mumeze mu iminsi. Ntago mukitekerereza ku giti cyanyu. Gukunda Paul Kagame ntago ari inshingano ya buri munyarwanda. Ni uburenganzira bw'umunyarwanda kumukunda cyangwa se kutamukunda. Nanjye naravuze ngo simukunda maze muntera amabuye munkuriraho account muramblog mbese munkore bicoka byose muranyambyuzinga munyita intera hamwe nta mazina mutanyise munyita inyanga Rwanda. Paul Kagame n'u Rwanda ni ibintu bibiri bitandukanye. U Rwanda rwabayeho mbere ya Paul Kagame na nyuma yiwe ruzakomeza. Murabyumva? Gukunda Paul Kagame ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo ari agahato. Uwo muhungu Moses mumureke. Nawe yabivuze ku mugaragaro, abatabivuga nibo benshi. Mureke uburyarya mw'abanyarwanda mu. Mureke uburyarya. Bimeze nkaho abanyamakuru bo mu Rwanda batagitera imbere kubera imikorere yabo, ahubwo uhakirijwe cyane ni utera imbere. Niko bisigaye bimeze. Aba content creator bose bo mu Rwanda nta ugikora ibintu byiwe ngo creating content yiwe mbese yihangira ibintu. Ibyanyu byose ni uguhakirizwa kuri leta, ni uguhakirizwa ku ishyaka rya FPR. Ndagira ngo mbibutse nimba ari mwebwe banyafrika musigaye inyuma mu mitekerereze, ndagira ngo mbibutse yuko gukunda ishyaka atari itegeko ry'umuturage. Ishyaka niryo riba rigomba gukora ibikorwa byaryo, ibyo bituma umuturage arikunda. Nkanjye mvuze ngo sinkunda FPR, havuga ngo sinkunda Paul Kagame, ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Nta n'itegeko rihari ribimpanira. Ibyo mwahimbye byo kuvuga umuntu wese ugize mbese ukompreninze ugaye wese muhitamo mumwegekaho genocide, muhitamo mumwegekaho ubunyangarwanda, muhitamo mumwegekaho ko igifobagane n'ibiki byose. Iyo propaganda yanyu muyijyane. Ntabwo abanyarwanda twese twabaye ibicucu. Mwe musigaye mumeze nkaho babakuyemo ubwonko bwanyu gutekereza bakabayirundamo amase. Ntimugitekereza ku giti cyanyu. Mwese musigaye mugendera ku murongo umwe nka za ngurube nababwiye. Interuro n'imwe n'inyikirizo n'imwe. Ntabwo abanyarwanda twese ariko duhakirizwa. Twebwe dukunda ibikorwa. Ntabwo dukunda umuntu ngo tumugire imana. Njyewe nihereyeho. Njyewe nta mpamvu mfite yo gukunda Paul Kagame. Ari perezida atari perezida ntacyo bimbwiye rwose, simukunda. Gukunda umuntu n'uburenganzira bw'umuntu, ntabwo ari agahato. Ntabwo ari agahato. Kandi Paul Kagame ntabwo ari u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyabayeho kandi kizahoraho. Paul Kagame ni umuntu uhagarariye abanyarwanda mu Rwanda, ni umunyarwanda uhagarariye abandi banyarwanda mu Rwanda. Ntabwo ari imana cyangwa se ngo abe igihugu. Musigaye mwaramugize ikigirwamana.
amaherezo muzajya no mu rusengero mujye mumusenga, mujye mwibagirwa Imana yanyu, mutangire mujye mumusenga mumuhimbaza. Ariko nawe nabonye akunda abantu bamubyinirira, akunda abantu bamubyinirira. Umubwije ukuri ngira ngo amusanga iyo ari. Niko nimba Paul Kagame ababyeyi be bataramuhaye urukundo ruhagije, ababyeyi be papa we na mama we bakaba bataramuhaye urukundo ruhagije, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari inshingano zacu abanyarwanda tugomba kurumuha. Ibikorwa byiwe nibyo bizajya bituma tumukunda cyangwa se tumwanga. Kandi nta muntu n'umwe ku isi ukundwa na bose, ntibibaho. Nta ukundwa na bose kimwe yuko nta nuwangwa na bose. Nimba wowe ufite impamvu ituma umukunda, very good. Nundi afite impamvu ituma atamukunda, mureke bimwubahire. Mwige kuzajya mwubaha ibitekerezo bya bagenzi banyu, mureke kwinjira mu buzima bw'abantu. Nimba umuntu avuze ngo ntamukunda, icyo si icyaha, ntiyakagombye no kubizira. Afite impamvu ye, ntiyakagombye kubizira. Uru Rwanda dufite ni bwoko ki? Nese abanyarwanda bose tuzaramya ishyaka rimwe gusa? Buri muntu wese azaba FPR, umuntu wese azaba Paul Kagame, umuntu wese azaba Inkotanyi. Nta bitekerezo bya independent umuntu agatekereza ku giti kiwe cyangwa se akumva no. Bamwe mu banyarwanda nkanjye nihereho twaribohoje mu bitekerezo, twafunguye imitwe yacu, dushaka impinduka, dushaka kubona umunyarwanda wese afite uburenganzira bw'amahitamo. Umunyarwanda wese afite amahitamo akavuga ati nimba ngiye ntakunze Kagame, nkakunda uwo bita Ingabire, simbihanirwe, simbizire. Nimba ntakunda FPR, nkakunda irindi shyaka, sinzi n'amashyaka kuko tuzi ko haba ishyaka rimwe, ayandi nayo kwandika gusa nayo kumara umuhango. Ntago umuntu yakagombye kuzira ibitekerezo bye, cyane ko biba bitafite icyo byangiza ku kiremwa muntu cyangwa ku muturage. Ntago twese tuzayoborwa nka za ngurube bayoboye mu nyanja zose zikagenda bazisanzemo amashitani. Kandi abanyarwanda bamwe muza kuri social media gutukana, ngenda biyamye. Bamwe mwiza muvuga mugira umuntu inama, mugende mwigira inama. Kuko mbere yuko ngira inama ngewe nkumva inama yawe, ugomba kuba unyinspiringa. Mbese ibikorwa byawe n'imibereho yawe ngifuza kuba nabigiraho nanjye nkaba nkukubayeho. Bitari ibyo funga umunwa urebe ibikureba. Bamwe mwirirwa mubyinirira mwigize intera hamwe izo muri 2025. Intera hamwe nanjye ndibuka n'ikiri umwana imyaka 9 simikeya, njye ndibuka kuntu bahuraga bashikoye, birirwa bambaye ibitenge basaze basizoye, bazenguruka ahantu hose. Nabirebaga namwe niko mumeze mu iminsi. Amazi arashyuha ariko akongera gakonja, nta mvura igwa ntihite. Ibi mwigira mumenye yuko atari ukubizahora, hazaba impinduka. Abantu bamaze kwibohora mu bitekerezo. Ni uburenganzira bw'umuntu kugira amahitamo. Nta mpamvu igaragara nimwe umuntu ashobora kuzira ko adakunda perezida. Ntago mbibona impamvu ngomba kuzira yuko ntakunda Paul Kagame. Simukunda, ndabivuze inshuro 100. Simukunda, niyo wamfatiraho imbunda simukunda. Sibyo? Gufunga konte zanjye zose za TikTok muzazifunga, nzongera mfungura izindi. Muzajya muzifunga mfungura. Mfite internet y'ubusa, mfite telefone, mbese nta kintu cyambuza gufungura izindi. Ngewe ninge content. Sibyo? Aniso.